ujya wumva imvugo ikunze gukoreshwa hirya no hino ku isi abantu bavuga ngo abanyepolitike bamwe na bamwe ni ababeshyi ndetse nta nubwo bagira isoni. Reka nkumvishe urugero rwabo baba bari kuvuga. Umve witonze. Today the government of Libya announced the death of Muammar Gaddafi. This marks the end of a long and painful chapter for the people of Libya. Wamwumvishije uyu bamwita Barack Obama, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hano ni mu mwaka w'2011. Perezida Barack Obama yaje imbere y'abaturage avuga rino jambo. Aravuga ngo uyu munsi Libya yatangaje ko Perezida wayo Muammar Gaddafi yapfuye, ati ibi ngibi bishize iherezo ku bihe bibi n'uburibwe n'akababaro abaturage ba Libya bari babayemo bakiyobowe na Gaddafi. Ati ubu ngubu iyo shapitire y'umubabaro abanyalibiya barayirenze, bagiye kubaho neza, bararuhutse ubwo Gaddafi apfuye. Aya ni amagambo mbega yavuzwe na Barack Obama avuga ko kuba Gaddafi apfuye abaturage ba Libya ingoyi bari bariho n'ibihe by'umubabaro bari bariho babiruhutse ubu ngubu ngo bagiye kumera neza. Niyo magambo yavuzwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'umwirabura akimara ari gutangariza isi ko Gaddafi yapfuye. Mbega ni nko kuvuga ngo cyari cyarazengereje abaturage ba Libya babayeho nabi, ubu nibwo babayeho neza. Impamvu uyu mugabo yari apfuye ni iyihe? Ntago ari uko kuko yari yarahohoteye cyangwa se abaturage ba Libya yari yarabashize ku ngoyi, ari umunyagitugu babayeho nabi, bira bihugu bikaba byaragize impuhwe. Ntago ariyo mpamvu, ahubwo Gaddafi yari afite umupangu uhambaye cyane wari ugiye guhindura icyerekeranye n'ubukungu bwose muri rusange na systeme y'ubukungu bw'isi, by'umwihariko systeme y'ubukungu bw'umugabane wacu wa Afurika. Gaddafi yari afite toni za zahabu zirenga 144 ndetse ngo n'izikoze n'andi matoni menshi y'imiringa yenda kungana nkayo mu bubiko bwe, ndetse ngo yendaga kuyakoresha kugira ngo asohore ifaranga ryagombaga guhindura uburinganire bw'ifaranga ry'isi yose muri rusange. Ikibuga yari agiye kugicurika mu byerekeranye n'ubukungu, ku buryo bya bihugu bifite ifaranga riyoboye ku isi biyoboye mu bukungu ndetse by'umwihariko n'ubukungu bwa Afurika. Gaddafi ikibuga haburaga amezi make ngo acyubike, azana ifaranga rishyigikiwe cyangwa se rifashwe na zahabu ndetse n'imiringa bitewe n'amatoni menshi yari afite mu bubiko, agira ngo Afurika yihaze ahanini bitewe n'iryo faranga yari agiye gusohora. Bahise bamenya rero uwo mupangu Gaddafi yari afite habura amezi make. Akimara kumenya ko Gaddafi afite uwo mupangu, icyakurikiye ni iki? NATO cyangwa se NATO bahise basuka ibisasu bigera ku bihumbi 26,500 ku butaka bwa Libya, kubera uwo mupangu bari bazi ko Gaddafi afite. Ibi bihugu bijya gutera bino bisasu mu gihugu cya Libya cyangwa se mu gihugu cyari cyobowe na Gaddafi, byavugaga ko ngo ahanini bihangayikishijwe n'uburenganzira bw'abantuye igihugu cya Gaddafi, baje gutabara abaturage, bakunze abaturage cyane ba Libya, ariyo mpamvu batatse ubutegetsi bwa Libya. Ariko ikindi cyari kiri kubitera cyari kihishe inyuma y'ibyo, ntago ari ugutabara abaturage, ahubwo ni ikindi giteye ubwoba ku bukungu bwabo ndetse n'inyungu zabo. Kugira ngo ubyumve neza, Gaddafi ntago yashize ko ari umunyagitugu. Kuba Gaddafi yaba umunyagitugu ntago ibyo bihangayikishije biriya bihugu. Kuba Gaddafi abaturage be ngo batari bafashwe neza nk'uko biriya bihugu byabivugaga, ngo bakeneye kuza kubaha kwishyira ukizana, ibyo ntago byari bihangayikishije biriya bihugu by'ibihangange. Ahubwo Gaddafi icyari gihangayikishije bano bantu nuko yari agiye kubangamira inyungu zabo z'ibihe byose. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe buryo ki imipangu ya Gaddafi yose ariyo yatumye ubuzima bwe bugera ku iherezo. Shuwa tangawizi ni icyanga gicyaha icyaka, uwasomye wahora asobetse imbaraga n'imbaduko, hehe n'imihangayiko, ubuntu uzamwumvana umufuke ahubwo ahorana ubushake bwo kwegera amezi. Shuwa tangawizi iri mu icupa ryiza kandi rifunze neza, ikoze muri tangawizi yunganiwe n'ubuhanga yengamwe, ari nabyo byatumye ihabwa ikirango cy'ubuziranenge. Twese rero dusangira iki kinyobwa kiduha agaciro kandi ku giciro kitatugoye. Abadusanga tubasangana Shuwa tangawizi, bityo twubaka ubusabane n'ubucuti budasaza. Iboneka mu gihugu hose. Wifuza kurangura cyangwa guhagararira Shuwa tangawizi, telefone ni 0783075778. Uguza byinshi kandi turamutwaza. Shuwa tangawizi, dusangire ubu buryohe. Rw'uyu mugabo tugiye kurebera hamwe, turaza kurebera hamwe uburyo ki uno mugabo ntago yazize igihugu cye cya Libya.
nta nubwo uno mugabo yazize uwo ari we n'uburyo yayoboragamo, ahubwo yazize icyerekezo yari afite mu mutwe n'umushinga yari afite yari agiye gushyira hanze. Kuko uyu mushinga Gaddafi yari afite wari umushinga wari uri gutera ubwoba ubukungu bw'isi yose muri rusange. Icyari kigiye gukorwa, Gaddafi yari afite umushinga wo kugira ngo asohore ifaranga rishyigikiwe na zahabu ryitwa ngo ni gold dinar cyangwa se dinari rya zahabu. Uyu ni ijambo Gaddafi yavuze, nuko nguko yivugiraga Gaddafi, ndagira ngo mwumve neza. Gaddafi mu magambo ye nk'uko yabyivugira uri kumwumva mu ijwi rye yaravugaga ngo misiyo yanjye, intego yanjye ni ukugira ngo tubwire abavandimwe b'Abanyafurika, tunakangura abandi Banyafurika tubashe kubaka umugabane ushyize hamwe, kuko buriya nimba ari ikintu kiranga Afurika, rogo ya Afurika nuko Afurika idashyize hamwe na gato. Gaddafi yaravugaga ati ndagira ngo dukangure Abanyafurika abavandimwe bacu, dukore Afurika ishyize hamwe. Ubundi kugira ngo bino bintu tubisobanukirwe neza, umenye ikintu no mugabo yazize na viziyo yari afite, mbere na mbere turabanza turebe iyi si yacu iyobowe gute. Ni ukuvuga ngo iyi si yacu turimo, ubukungu bw'iyi si buyobowe n'ifaranga ry'idolari. Ntabwo ari ibintu byahuriranye ngo igihugu cyakoze ifaranga ngo isi yose yitihitamo ko iryo faranga ryo rigomba kumera nk'aho rihagarariye andi mafaranga. Nta nubwo idolari ryo rivunja amafaranga menshi mu mafaranga wowe uzi cyari rifite agaciro gahambaye cyane, ariko idolari ni ryo faranga riyoboye isi, kandi ni ibintu byateguwe, ntabwo ari ibintu byabyutse mu gitondo ngo bihurirane. Kugira ngo mvuge ko idolari riyoboye ubucuruzi bw'isi n'ubukungu bw'isi, buriya ngo ivunjwa ryose riba ku isi 90% ni ahantu abantu baba bashaka amadolari cyangwa bari gutanga amadolari bavunjirwa. Kugira ngo wumve ivunjwa ryose riba ku isi muri rusange 90% ni idolari abantu baba bari gushaka bagurisha cyangwa se bari kugura, ndetse 60% by'amafaranga babitse mu bakora ino mirimo yo kuvunja no mu bubiko bw'abavunja 60% ni amadolari baba babitse. Noneho kugira ngo wumve idolari ahantu rirengeye, 40% by'ideni ritangwa mu bihugu hirya no hino ku isi ni itegeko ko rigomba gutangwa mu madolari. Ntabwo ari ibintu nyine byikora gutyo ngo niko bahisemo. Oya, nujya kubona ukabona ngo igihugu cyawe ngo gifite amadeni y'ibindi bihugu ngo niki, buriya ibihugu byinshi mu madeni bihabwa, amadeni bayabaha mu madolari, namwe mukazishyura mu madolari. Ntabwo wabashyira amafaranga yo mu gihugu cyawe ngo uje kwishyura ideni ngo bayemere cyangwa bari ryo basabamo ideni. Oya, ni ibintu baba barateguye neza ku buryo 40% y'amadeni yose atangwa ku isi hirya no hino atangwa mu madolari. Ibi ngibi noneho ni ukuvuga ngo biragenda bigaha Amerika imbaraga z'uko buri kintu cyose ibihugu biguze hanze cyangwa se bicuruje hanze byohereza hanze byose bigomba gukorwa mu madolari. Ibyo bikongerera igihugu cya Amerika ubudahangarwa. Ibi ngibi ntabwo ariko byahoze mbere. Hari mu mwaka w'1949 mu 1944 ahitwa muri Bretton Woods, New Hampshire, nibwo ibihugu 44 byicaye byemeza ko idolari ari ryo rigiye kuba ifaranga ry'igihangange cyangwa se ryo rigiye kuyobora isi muri rusange. Ndetse icyo gihe bemeje ko idolari ari ryo rigiye kuba global reserve currency, ndetse rikazaba ari ifaranga rishyigikiwe na zahabu. Byaje kuzamuka bigeze mu mwaka w'1900 muri za 70, Amerika idolari ryayo ritangira gusa nk'irisubira inyuma kuko ritari rigishyigikiwe na zahabu. Nibwo batangiye kuvuga bati twiga indi migambi, twiga indi mitwe. Amerika yaramanutse ijya kureba Arabia Saudite, barumvikana bagirana amasezerano ko buri peteroli cyangwa se buri bikomoka kuri peteroli byose Arabia Saudite izajya igurisha, abaza kubirangura n'abazajya babigura byose bagomba kujya babigura mu madolari. Nicyo cyiswe ngo ni petrodollar system, ku buryo buri kintu gikomoka kuri peteroli cyose muri biriya bihugu batangiye kujya batuma bigurwa mu madolari, ku buryo utajya kugura peteroli mu Barabu biriya bikomoka kuri peteroli ujyanye andi mafaranga yaba amayero yaba iki batabyemera, ugomba kubanza ukavunjisha ukazana mu madolari. Ibyo ngibyo icyo bisobanuye ko bya bihugu byose bitumvikana na Amerika, bitanakunda Amerika, bitanayikeneye, bidafite n'ahantu na hamwe bahurira. Turi mu kinyejana cyiza cyane aho ushobora kuba icyo ushaka cyose aho ushaka hose ku isi. Nzi Abanyarwanda b'abaganga, ab'inzobere mu buvuzi no mu zindi nzego muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada no mu bihugu by'i Burayi. Nanjye nahoze nibaza uko aba babigenje kugeza amenye Triumph Class Limited. Iki ni ikigo gihugura abashaka kuba abaforomo n'abakozi bo muri za laboratoire zo kwa muganga mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubwongereza, Australia, Middle East n'ahandi. Turabahugura kugeza babonye license zo gukorera muri ibyo bihugu, ndetse tukanabahuza n'abakoresha babakeneye.
Triumph Class Limited ifite uruhushya rutangwa na Allied Health Professions Council rwo gutanga amasomo ya CPD, tukabaha credits zibafasha kongeresha agaciro licenses zanyu. Triumph Class Limited bahugura kandi abifuza gukora ibizamini by'icyongereza nka TOEFL, IELTS, PTE na OET. Triumph Class Limited ifite abarimu b'inzobere baturuka mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Philippines, Ghana, Kenya, Uganda n'u Rwanda. Niba ushaka gushyira umwuga wawe ku rwego mpuzamahanga, hamagara 0781512814 cyangwa usura urubuga rwa internet wa3triumphclass.com. Ushobora no kwandika email kuri info@triumphclass.com. ko nabo iyo bagiye kugura ibikomoka kuri peteroli nta muntu utabikenera, bagomba kugenda bafite idolari, kandi wenda atari ukuvuga ngo Amerika urayikunze cyangwa uranaziranye, ariko ukeneye idolari ryabo. Ibyo nibyo byaje kuzamuka ku buryo buri gihugu hafi ya cyose cyo ku isi bigeraho kugira ngo kigure peteroli cyangwa se ibikomoka kuri peteroli, kigomba kubanza kikavunjisha amafaranga yacyo kikayashyira mu madolari, kikabona kujya kugura ibikomoka kuri peteroli. Yari system Amerika yize neza, kandi kuko byatangiye gukorwa biranakorwa cyane. Icyo gihe uzi icyo bifasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni ukuvuga ngo weho ugiye kugura iyo peteroli bisaba ujyane amafaranga yo mu gihugu cyawe banze uyavunjishe ufate amadolari. Mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo zo iyo zigiye kugura ibyo ngibyo bikomoka kuri peteroli, bo ni amafaranga yo mu gihugu cy'iwabo bakwiprintingira, bagaprintinga umubare wose bashaka igihe cyose bashakira, bakajya kugura ibintu bifite agaciro biva munsi y'ubutaka bikomoka kuri peteroli cyangwa se peteroli. Mu gihe weho noneho bigusaba n'ubundi nawe kugira ngo wongere ujye gutesha agaciro amafaranga yawe uyavunja ujya gushaka ya madolari yawe. Ibi byose urumva Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umushinga zateguye neza ku buryo idolari riyoboye, ariko ibi byose byaje kubangamirwa n'umuyobozi umwe mu mwaka wa 2009. N'umuyobozi waje kuzana igitekerezo, aravuga ati ngiye nshobora kuzana igitekerezo kinashyigikiwe kibakingwa na zahabu noneho, kuko mfite stock nini ya zahabu cyane mu gihugu cyanjye. Mu mwaka wa 2009 ubwo uyu Muammar Gaddafi bamugiraga chairman ngahagararire African Union, uno muryango w'ibihugu bya Afurika byunze ubumwe, ndetse n'iki cyitwa African Union kugira ngo kijyeho. Muammar Gaddafi yabigizemo uruhare, n'umwe mu bantu bafashije kugira ngo iyi African Union n'uyu munsi tubona ibiriho cyangwa se ishyirweho. Icyo gihe rero bamugize umuyobozi wayo. Uyu mugabo wari ugizwe umuyobozi wa African Union wari ugiye kubangamira system ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muammar Gaddafi n'umwe mu bagabo bari bayoboye igihugu cyitwa Libya, igihugu cyahoze gikenye cyane ariko kikaba gikungahaye muri peteroli. Umugabo agifata ubutegetsi, iki gihugu yaragera agifata aragihindura, agishyira muri bimwe mu bihugu bya mbere bibayeho neza ku isi, cyangwa se umuturage ubituyemo bivukamo aba afite ubuzima bwiza, abayeho neza kurusha ahandi ku isi. Mwaka wa 2011 ari nawo mwaka n'umugabo yaje gukurwaho. Libya, uyu mugabo ataravaho Muammar Gaddafi, cyari cyo gihugu cya mbere gifite abaturage bateye imbere babayeho neza mu bihugu byose bigize Afurika. Aho turavuga mu byerekeranye n'ubuvuzi, turavuga mu byerekeranye n'uburezi. Umuturage uri muri Libya ibyo bintu byose yabigeragaho ku buntu kandi bigakorwa neza, ku buryo wabaga urwaye indwara ihambaye wafurirwaga ku buvuzi buhambaye bwabaga muri Libya. Indwara yawe yaba iri ku rwego rwo hejuru, kumwe umuntu ngo bamwohereza kujya kwibagisha mu Buhinde, ngo bagiye kumuvurira muri Amerika, leta niyo yishyuraga izo fagitire, nta muturage wagorwaga ngo mukore contribution ngo go fund n'ibiki. Leta ubwayo yabonaga hari umuturage ukeneye kuvurirwa hanze, nk'uko mu gihugu bakuvurira ubuntu, no hanze leta yarakohereza ukajya kwivuza ku buntu. Kwiga byo byari ubuntu, ni ibintu bizwe. Ndetse abageni, abajene mariye kuno ushaka umukobwa ngo mushyingiranwe ngo mubane, leta yitaga ibahereza $50 by'idolari, ikavuga ngo mutangiye ubuzima, mutangiye urugendo rushya rw'ubuzima, mufate $50 by'idolari, mugende mutangire ubuzima, murebe nk'inzu mwagura, mutazaduteza ibibazo ngo mwashakanye muri babiri mwicwa n'inzara. Byo ni ibintu byari byarashyizweho na Muammar Gaddafi. Banke zose za leta, bivuze ngo ziyoborwa na leta cyangwa se za leta, muri Libya kwaka inguzanyo ya banke nta nyungu n'imwe washyiragaho. Bya bindi bavuga ngo inyungu ngo yari 1%, ngo inyungu nke yishoboka. Oya, amafaranga banke uko yayaguhaye waberekaga umushinga, bakareba nimba ari byo, bakanagufasha kuwiga neza, bakanagufasha kuwushoramo, bakaguha inguzanyo, ukazabasubiza amafaranga nk'uko bayaguhaye, nta nyungu n'imwe ushyizeho. Mu gihe izindi banke ziba zisenga ngo unanirwe mu bindi bihugu, unanirwe kwishyura kugira ngo bagurishe utwawe, nayo wari ugejejemo bishyura, nayo aba yabo, n'ibindi byose wari utunze bidafite bihuriye n'ayo mafaranga byose baze babigurisha.
uyu mugabo iki gihugu cyuzuye ubutayu kigizwe n'ubutayu yari yarashoye agera kuri miliyari 66 akigera ku buyobozi kugira ngo bakore systeme yo kugira ngo amazi agere buri hantu hose. Igihugu cyitwaga nkaho cyangwa se igihugu cyari ubutayu yari gikoreyemo ikintu bita ngo ni igitangaza, ku buryo cyaje kwitwa ngo nagatangaza ka 8 ku isi. Ubundi yasanzwe hari ziriya bira bitangaza 7 ku isi by'ibintu bidasanzwe biri ku isi, ariko byagezaho iyo systeme yazanye yo kugira ngo amazi agera ahantu hose mu mirima y'amati yanyura ahantu hose. Igihugu cyari ubutayu ntihagira ahantu namwe utasanga hagera amazi no mu mirima no mu ngo, akigira nk'ari igihugu rwose kitagira ubutayu. Icyo bakise ngo ni igitangaza cya 8 Gaddafi yakoze ku isi. Gusa Gaddafi nubwo igihugu cye gikoreraga ibyo byose kimeze neza kibayeho neza, ntabwo yari umuntu wikundaga cyane yumve ngo bigomba kugarukira hano ngateza igihugu cyanjye imbere bikarangirira hano, ahubwo yari afite vision cyangwa se intego n'intumbero yo kuvuga ngo ngomba gukora ibi byiza biri mu gihugu cyanjye nkabyambutsa buri munyafurika wese akabigeraho. Intego ye ya mbere yari afite no kugira ngo Afurika ishyire hamwe. Yabonaga ko abayobozi ba Afurika n'ibihugu bya Afurika n'abatuye Afurika ikintu cya mbere bagira atari ntabwo bashyira hamwe. Rero yifuzaga ko bashyira hamwe cy'umwihariko mu byerekeranye na politike ndetse no mu bukungu, nicyo yashakaga, ndetse bakagira n'ifaranga rimwe. Cy'umugabo ikintu cya mbere rero yise akora, yise avuga ati ngiye mfite igitekerezo, nsanzwe mfite reserve cyangwa se mfite mu bubiko bwanjye zahabu zigera kuri toni 144 ibihumbi 144. Aravuga toni 144, aravuga ati nkagira silver nazo zingana gutyo ayo matoni. Icyo ngiye gukora ifaranga rishyigikiwe n'aya mazahabu n'aya masiliva mfite. Bivuze ngo icyo Gaddafi yari agiye gukora, yari agiye gutuma ibihugu bya Afurika bitazongera gukenera idolari mu bucuruzi bwabyo, ku buryo bagombaga kuba ari ibihugu bikoresha iryo faranga yari agiye kuzana iryo dinari rya zahabu. Bivuze ngo ubukungu bwa Afurika bwari bugiye kuzamuka cyane, Afurika igatera imbere ku rwego rwo hejuru, ikanamera nk'aho yigenga ku buryo itari kongera gukenera rya dolari rimeze nk'aho ryakoronije isi ngo aba ari ryo riza ryongere riyobora abanyafurika. Gaddafi yari yazanye igitekerezo kivuga ngo ibihugu byo hanze, kuko Afurika hari ibihugu byinshi byo hanze by'ibihangange bitagira peteroli. Gaddafi aravuga ati ibikomoka kuri peteroli n'amavuta byose bicuruzwa muri Afurika, umuntu uzajya ubigura ntago azongera gukoresha dolari nk'uko Amerika yari yarashyizeho iryo tegeko, ahubwo bazajya bakoresha iryo faranga rya Afurika yunze ubumwe. Cyari giteye ubwoba, ntago ari igitekerezo Gaddafi yari afite. Icyo gitekerezo ni cyiza pe, ariko barabibonaga ko atari igitekerezo gusa afite, ahubwo afite n'ubushobozi bwo kugishyira mu bikorwa, kuko yari umutunzi. Ibyo byose yabivugaga yarabiteguriye ingengo y'imari zabishyira mu bikorwa. Barabibonaga ko uyu mugabo atari ukuvuga gusa, afite n'amikoro n'ubushobozi bwo kugira icyo gitekerezo cye agishyire mu bikorwa vuba byihuse cyane. Gaddafi yari amaze gushora miliyari zigera kuri 42 z'idolari kugira ngo bashinge icyitwa African Central Bank, Afurika ihuza banki ihuza Afurika yose, mu rwego rwo kugira ngo ayo mafaranga bari hazajya akorerwa, cyangwa se mbega ubwo ni nka banki ya Afurika anini y'iryo faranga. Yari amaze gushyiraho bije yo kugira ngo iyo banki ifungurwe, ibihugu byose bya Afurika bihuriyeho. Gaddafi yari amaze gushyiraho ingengo y'imari yo kugira ngo bashyireho icyitwa African Investment Bank, ndetse yamaze no gushyiraho ingengo y'imari yo kugira ngo bashinge icyitwa African Monetary Fund, mu rwego rwo kugira ngo batazongera hatazagira igihugu cya Afurika cyongera gukenera inguzanyo ngo kijye kuguza biriya bihugu by'abazungu cyangwa se byo hanze. Niyo mpamvu yari yashyizeho no African Monetary Fund kugira ngo inguzanyo igihugu cya Afurika kizajya kikenera, iyo nguzanyo n'ubundi giva muri bino bihugu bya Afurika, muri iyo banke yabo hagati yabo, kuko n'ubundi izi nguzanyo nizo birangira bagarutse bagatangira kugukoroniza bagutegeka ibyo ukora, kubera izo nguzanyo bagwaye bazi ko kuzishyura bizakugora. Gaddafi rero yamaze gushyiraho ingengo y'imari yo kugira ngo bashyireho iyo banke izajya iha n'ubundi bihugu bya Afurika inguzanyo, hagati yanyu mukagurizanya muziranye nta kibazo kirimo. Mbega ubwo urumva yari ameze nk'ugiye kuvuguruza iriya IMF. Ikindi none yari yanatangiye icyo twakwita nk'ubukangurambaga bwo gukangurira ibindi bihugu kugira ngo biyoboke izo mpinduramatwara z'ibyerekeranye n'ubukungu bya Afurika. Yamaze kuzenguruka mu baperezida bose, hafi ya bose bo muri Afurika, ab'ingenzi ababwira ati mugomba kwinjira, mugomba kujoyininga ino movement natangije y'impinduramatwara mu byerekeranye n'ubukungu bwa Afurika. Ngubwo abari biriya bihugu byabonaga ko mbega ni bya bindi bita ngo ni ukugumura, yaratangiye kugumura abandi bayobozi basanzwe bakoreshwa na biriya bihugu. Mu gihe Gaddafi ibyo byose yari ari kubikora, hari umuntu wari uri kumucunga cyane, abona ibintu Gaddafi ari gukora ko bizarangiza igihugu cye burundu, igihugu cye kigasigara nta hantu gihagaze. Uwo muntu nta wundi, buriya nubwo twese tureba ngo idolari ngo niryo riyoboye, ariko buriya hari irindi faranga ritumye ibihugu byinshi bya Afurika bidatera imbere,
bitumye ibihugu byinshi bya Afurika bikiri mu bukoroni. Iryo faranga nta rindi tuma amamiliyoni y'abaturage ba Afurika akontororwa. Icyitwa CFA franc ni faranga rikoreshwa n'ibihugu bigera muri 14 bya Afurika, ariko iryo faranga rikaba rikontororwa n'Ubufaransa. Ni faranga Ubufaransa bwabashyiriyeho ngo muzajya mukoresha rino faranga. Iryo ni faranga CFA franc, ni faranga ryashyizweho n'Ubufaransa. Ifaranga rikoreshwa n'ibihugu 14 byahoze bikolonizwa n'Ubufaransa kera. Iryo faranga bita CFA rikoreshwa n'ibihugu bigera muri 14 bya Afurika. Ni faranga rikontororwa n'Ubufaransa ku buryo rizavu y'ibyo bihugu bigera muri 14 60% igomba kuba ibitse mu Bufaransa. Mbega n'Ubufaransa bukontorora ifaranga ryabo. Bivuze ngo kuno twebwe dufite ubushobozi n'ubuyobozi bwo kuyobora ifaranga ryacu nk'igihugu. Ni igihugu kiba kiyobora ifaranga ryacu. Ibyo bihugu ko ari 14 nta busugire bigira ku ifaranga ryabo. Ifaranga ryabo ribarwa nk'ari iry'Ubufaransa cyangwa se ari Ubufaransa bubatiza amafaranga cyangwa se bakoresha amafaranga yabo. Bo nta busugire bagira ku mafaranga yabo. Ibyo ngibyo nibyo byatumiye Ubufaransa bushobora kuba akanya kari kose bushobora kubyuka bukavuga ngo ifaranga ryanyu turitesheje agaciro cyangwa se turi kontrole uko dushaka, mbega turishize ku rwego dushaka. Ariko by'umwihariko ni ibihugu biramutse byisashije gato ushobora kubyuka mu gitondo ugasanga ifaranga ry'igihugu cyanyu ryataye agaciro burundu, kuko nibo bari kontrola. Urwo ni rwo ruhare Ubufaransa na n'uyu munsi bugifite muri Afurika yaje kurekurwa ngo n'ubundi bayihaye independence, ibyo bihugu byose bigiye kwigenga, ariko Ubufaransa bwasigaye n'ubundi mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane bugikolonije ibihugu byinshi bya Afurika. Guta umuntu akubwira ngo aguhaye ubwigenge ariko n'ubundi agikontorora ifaranga ryawe, agikontorora ubutunzi bw'igihugu cyawe. Ubufaransa mu gihe bwari bukolonije bino bihugu bya Afurika haje kubaho igitutu babwira Afurika ngo mugomba guha ubwigenge ibyo bihugu mukolonije. Muri za 60 gutyo Ubufaransa bwari butangiye gutanga independence, ibihugu byinshi biri kugenda bibona independence. Ubufaransa bwaje kuhita bugirana amasezerano n'abayobozi ba Afurika, bano bakurambere bacu b'abayobozi mubona bagiye bayobora mbere. Ubufaransa bwaraje bubwira abayobozi ati hari amasezerano tugomba kugirana kugira ngo tubahe independence, tugusige ku buyobozi usigara uri perezida. Abanyafurika nawe urabazi kumubwira ngo tugiye kuyishyira ku buyobozi, igihugu cyanyu tugiye kureka kugikoloniza, tubahe independence tugende, niweho twatoranije ugiye kuba perezida, ariko hari amasezerano ugomba kudusinyira y'ubuziraherezo ko igihugu cyawe kizahora kidukorera ibi n'ibi cyangwa se tuzahora tugikorera ibi n'ibi. Nuko nguko Afurika na n'uyu munsi ibihugu byinshi bigikolonijwe n'Ubufaransa bitewe n'ayo masezerano. Ubufaransa bujya gutanga independence bwabanje gusinyana na ba bayobozi ba mbere mwabonye ngo bari abaperezida ba biriya bihugu. Wenda tuzagira ikiganiro cyabyo cy'ukuntu Ubufaransa ayo masezerano bwagiranye n'ibyo bihugu, ahari twakigira n'ikiganiro gikurikira. Reka tubanze dukomeze icyuyu munsi kugira ngo wumve ukuntu Ubufaransa bukontorora ibyo bihugu. Mu 1994 Ubufaransa bwarabyutse bufata icyemezo, baravuga ngo iri faranga twahaye bino bihugu 14 CFA franc tugiye kuritesha agaciro. Baritesha agaciro ku kigero cya 50%. Ibaze gukanguka wari utunze miliyoni uzinga ifite agaciro ka miliyoni ugasanga isigaye ifite agaciro k'ibihumbi 500. 50% nirwo rwego bano bagabo bakontororamo ibyo bihugu. Si ibyo gusa kandi bijyanye n'ifaranga, kuko n'ubundi Ubufaransa busanzwe kuva ibyo bihugu bwabifatisha gutyo. Ni igihugu usanga n'ubundi kinjira mu bya gisirikare muri ibyo bihugu, bashyiraho ibirindiro byabo ko biboneye. Akanya kari kose bashobora kwivanga muri politike yanyu. N'abantu iyo babonye umuyobozi atangiriye gusa nk'ukanguka, atangiye kugira ubwenge ngo arwanirire abaturage be kuva icyo gihe muri iyo myaka yose muri ibyo bihugu bayoboye gutyo bakontorora ifaranga ryabo, bagira gutyo bakahita bahindura umuyobozi bakahita bashyiraho undi. Mbega ni ahantu bagiye barafatisha neza ku buryo ugira ngo ni mu Bufaransa.